Mwana okay nta kibazo ibyo biro nibyo byonyine uri kunsaba nibyo byonyine. Yego. Bwana nta kibazo. Nkuyemo nsigaza nyine umwenda w'imbere. Yego. Ndamubwira okay nta kibazo twagiye koga. Turagenda twikojeje muri douche. Tukigera marambwa ati oya nakubwiye ko ari buri kuramo byose. Umuko twarakundanye dukundana amezi 7. Yego. Turakundana mukunda akajya ambwira ati mfite ariko papa wanjye nshaka kuzakwereka tahora ambwira ngo nago ntereta rero nshaka kuzamukosora nkamwereka icyana nereta umuhungu ndamwantumva nanjye ndabyifuza pe urumva nyine nk'umuntu mukundana agiye utugira amatsiko basi umubyeyi w'ubwameze ati tangije umukobwa ndabana ibisanzwe nyine ntago watekereza ko sobukwe ashaka kukunyuka ndangije nkajya mvana ibisanzwe ariko nkabihisha umuhungu baranjyanye umukobwa bamparitse ahantu ndinjiye nsanga umusaza yicariye ahantu mu cyumba nyine yego muri ako kanya rero twicaye aho ngaho sheri wanjye arampamagara yego ndamubwira nti ngiye kumubwira ko turi kumwe ahita ambwira ati oye tugiye kugira ute ndamubwira nyine ngiye kumubwira ko turi kumwe ngo hoya wikora ibara ndabase ko ntabikunze tise basi turajyanamo nambaye ikariso oya nshaka ko wambara uko wavutse nanjye nkambara uko navutse tukagenda nkakureba uri mu mazi nshaka gufata umwanzuro ndabaza sundi ufite uburyo bw'ubwirinzi yego ati oya ntago njya mbukoresha ngewe ngo shango hari ukuntu ngo nyine ngo nutubere ngo niki ngo nyine ngo ndashaka kumenya ngo ahantu iryo bere ryawe ritereye ngo ndangije ikariso ndayimanurira turoga yego umusaza akajya ashaka kunkorakora nanjye umukobwa nangira kujya ntuhino tuzina yambwiye nkadufinyora nkatumuhamagara nkabona yatwawe da dutangira kujya tuvugana video call mu gitondo na nimugoroba ndavuga ariko ndakunzwe ndatabukora nkunda ngo wari utarabivumbura nabyo sinabitindaho ntabwo nasi nekereza kure ngo mvuge ngo umuntu nzanye mu cyumba loji cyangwa wenda ni mu cyumba ahantu mu nzi isanzwe muri loji mbona umusaza atangiye kunyegera umujene nakwa mbona umujene atangiye kunyegera ndamugase ibi bintu umuhungu wawe arabizi ko ujya ubijyamo ndamugabuze ko yabiketse guhera kera ndayo impamvu yanze kutunga nimero zanjye umusaza narabyemeye arangije arambwira ngo nizere ko ibi bintu bigiye kuba utazigera ufata undi mwanzuro wo kundeka kuko ngeyo nijyamanye n'umuntu aba ari igihango gikomeye duhanye mu buzima kandi ntazagira umuntu ubimenye tugarukanye na wa mukobwa wanyu kandi wacu mwaramukunze mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akora ku macana atandukanye so uyu munsi niwe tugiye kongera kubana nawe tugiye kuganiraho twari turi kumwe ambwira ko hari inkuru afite yagenda atambwiyeho ariko mbabwira ngo aho muherereye hose mwiyumvemo ikaze hano narababwiye mugomba kuhafata nk'aho ari mu rugo so niba ugeze hano bwa mbere kora subscribe noneho abadiaspora mwese tubaye ikaze muri iki kiganiro ndetse n'abari hano mu Rwanda by'umwihariko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda nongeye kuguha ikaze murakoze cyane hano ndakeka ubwo habaye nko mu rugo kuko warahabanje ubu bwo ndakuvuga ni Keti ntabwo nkusaba kwivuga icyamamare barakivuga ntabwo kivuga kano k'icyama zungiye nzaba icyamamare ryari nubishaka yego ngenda ndashaka kuzangira icyamamare rero ibyo byakozwe yego undi ukivuga biba byabaye okay Keti hari inkuru ngufite ushaka kumbwira ariko mfite inkuru noneho iryoshye yambayeho yego nicaye ndatekereza ni ukuntu twambaye numva basi nizere ko kudusangiza abafana banjye nizere ko urayisangiza abafana bawe abakunzi bacu ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange ndetse ikaza kugira nk'akantu yaza kudusigira nyine ka experience tu ariko tutaratangira inkuru yawe neza nanjye ntabwo wagenda nakubajije aka kantu kuko mu kiganiro cyatambutse nibagiye kukakubaza ariko numva ndavuga nti ntabwo noneho wancika ubonye nk'akazi kandi akazi keza pe
kazaguhemba amafaranga nyine meza kandi nyine wakumva ko wari ukeneye, ariko bikaba ngombwa ko ubanza kwakwa ruswa y'igitsina. Nyine ubwo ndi kuvuga umukoresha wawe akakuba ati kugira ngo umuhereze akazi turabanza turyamane, wabyemera? Ntago nabyemera. Uzi impamvu? Impamvu ntago nkunda kuba igikoresho cy'umuntu runaka, kandi ntabwo iyo biriya bintu bibayeho biba bibaye ako kanya gusa, biba ari ibintu bizakomeza, kuko n'ubundi uba ukiri umukozi we, ugiye kuguha akazi aba ari wa wundi n'ubundi mwaryamanye, n'ubundi abazakomeza. Ubundi si ubwo ntabwo byanakica akazi waba ubonye? Byanakwica akazi, kandi aho ngaho uba ubaye n'igikoresho cy'umuntu. Kuko urumva ushobora kujya utekereza uti umuntu naramuhaye ni inkosa ntari bunyirukane, nindeka kuza mu kazi ntaranyirukana kuko nzamuha. Nawe agatekereza uti umuntu nagize gutya mfata ku gatunda ntabwo natampa ndamwirukana, nampa sinamwirukana. Rero ntabwo nabikora. Yego. Ese buriya nk'utuzi twose tubaho cyangwa imirimo cyangwa imyuga, ni nk'akahe kazi utakemera gukora? Ntabwo ari uko ntakwemera kugakora, ahubwo ntifuza gukora. Yego. Ako utifuza kuzakora ni akahe? Akazi ka mbere ntifuza kuzakora mu buzima bwanjye, akazi k'uburaya. Yego. Akandi akazi ko mu kabari nako ntabwo ngakunda, kuko n'ubundi niko kadushora muri ibyo byose. Okay. Reka tube twikomereje. Inkuru yawe iteye ite? Umva, banze batera agatemba barire kabisa. Umva, batera agatebe bagira. Muntu uri kumva iki kiganiro, mbabarira unkorero handitse subscribe kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Yego, na comment ndetse na share mu bihe n'abandi baze badukunde rwose. Tuba turi kubasaba support ikomeye namwe. Aha, inkuru yanjye rero ni iyi ngiyi. Nakundanye n'umuhungu. Yego. Ntabwo ndi buvuge izina rye, nawe nabibona azahita abimenya. Yego. Kuko nyuma yaje kumenya uko ibintu byose byagenze. Umuhungu twarakundanye, dukundana amezi 7. Yego. Turakundana, amukunda. Akajya ambwira ati mfite ariko papa wanjye nshaka kuzakwereka. Tahora ambwira ngo ntabwo ntereta. Rero nshaka kuzamukosora nkamwereka icyana nereta. Umuhungu ndamwantumva, nanjye ndabyifuza pe. Urumva nyine nk'umuntu mukundana agiye utugira amatsiko basi umubyeyi w'ubwo ameze ati. Ndamubwira nditeguye, nyereka papa wawe. Umuhungu icyo gihe ndabyibuka hari kuwa 4. Arambwira ati se ufite umwanya ngo witeguruze njye kukwereka papa wanjye? Yego. Ndamubwira nta kintu mfite nk'umwanya buriya. Umuhungu abarambwira ati rero ndabizi nta dukanzu tureture ufite, kandi nshaka ko ugenda usa neza nyine nk'umuntu ufite umukunzi. Yego. Na papa atarinshishamo akavuga ati se umukunzi wawe ni kuri yambara ni kuri ameze? Yego. Batera agatebe bagira. Muntu waba uri kureba iki kiganiro ariko utakoze subscribe rwose byaba ari ikibazo cyane, kuko niyo nkunga ikomeye tuba tubasaba, ndetse iyo bishoboka urasharinga kugira ngo nyine usangize ikiganiro cyacu n'abandi bantu, like na comment. Tugiye gukomeza n'inkuru yawe rero. Inkuru yawe iteye ite? Tangira. Umva, nizere ko agatebe mwabaze kugafata, ubu ngiye kubabwira. Yego. Nakundanye n'umuhungu. Yego. Dukundana amezi 7. Yego. Umuhungu nyine mukunda, nawe mbizi ko nkunda. Hari ukuntu nyine ukundana n'umuntu ukaba ubizi ko akubeshya, ariko hari n'igihe ukundana n'umuntu ukaba ubizi ko agukunda kandi by'ukuri. Yego. Yawongereje uko yangerega nkumve neza. Twarakundanye rero. Yego. Kari icyo mfite gusara ndaryongera mu nyumve neza. Twarakundanye, umuhungu nyine tukajya tuganira, akambwira se ntabwo ufite amatsiko yo kubona papa wanjye? Akambwira nyine papa ajya ambwira ngo sinzi gutereta, ngabona nyine naramurumbiye, njye nshaka kuzamwereka icyana nereta. Ndamubwira nti ibyo nabyo nyine urumva nk'umuntu mukundana ntabwo wabura kugira amatsiko y'ababyeyi be. Yego. Ariko nyine we yari afite papa wiwe gusa. Ndamubwira nti njye nditeguye nta kibazo, igihe wowe uzumva uri tayari kumunyereka ntaribi. Umuhungu arambwira, ndabyuka icyo gihe hari kuwa 4.
arambwira ati se ufite umwanya tuganire, ndambwira nta kibazo. Nshaka kujya kwereka papa wanjye, ariko nyine kuri kondisiyo izi n'izi, ugomba kugenda usa neza. Icyo gihe nari mfite umusatsi wa naturere. Arambwira ati ikintu cya mbere urasabwa amafaranga angahe ngo usukishe, inzara zo ntabwo ari ngombwa, ntabwo nshaka nyine kugaragara nka sireyi kandi utariyo, nshaka nyine kugaragara nk'umukobwa ukeye ariko nanone wiyubaha. Yego. Ndabizi nta dukanzu tureture ugira, nyine umubyeyi yareba akavuga ati iyi myenda irasa neza. Ndangije ndamubwira ntumva nta kibazo. Umuhungu abafashe iya mbere, ati bebe wanjye ngomba kumusukisha. Abankubise amafaranga kwisukisha, mba nikojejeyo. Ubwo nyine byari bitaragera kujyayo, haburaga nk'ibyumweru 2. Ariko nyine nashaka ko mba niteguye ku buryo isaha ku isaha twahura, nkahura na papa we. Papa we yabaga hanze. Ndangije agasuko nkakubiseho, agakanzu anjyanye muri shop ndakaguze, nuteretsaho. Umunsi wo kujyayo rero, sheri wanjye arampamagara ati ngiye kuza kugufata, tugende nyine uhure na papa wanjye muganire, ati nyine ugerageze isanzure, ntabwo ari umuntu ukanganye. Kandi ushobora kumubona ukabona akanganye ukagira ubwoba, ariko ibisanzure nta kibazo cye. Mba ndamubwiye nti cyane umukobwa mba ndashyushye. Nkubisemo agakanzu, igisuko nkinaza uko mbyumva. Ndangije dufatiyeho tugiye guhura na papa we. Yego. Twahuye ariko hari mu byo kwa gatandatu. Yego. Duhura mu masaha ya nimugoroba. Umusaza nyine ngerayo ndamureba, ariko nyine mukumobera nkabona nyine arimo akantu k'irari. Hari ukuntu nyine umuntu azanamo irari ukabibona. Nyine sinabyitaho, ndababura niko yitereye, ni umuntu duhuye bwa mbere, ntabwo yanzanaho irari. Papa we utangira kumubonamo irari. Ariko n'undi niko byari bimeze. Ndangije ndabaje, buriya nyine ni uko duhuye bwa mbere, kandi buriya niko ameze, ntabwo menyereye ngo ateye gute, sinzi ngo ameze gute. Umva umusaza mukumara kumobera, nkururira intebe, aranyicaza, ndabazi wenda nike yatuntu ni ibintu by'ikiryango, kuko n'umuhungu we nukunguka yarameze. Yazi gutanga keya, mana yanjye. Ari umwana mwiza, uzi kunyitaho. Noneho papa wiwe tumaze kwicara nyine, umuhungu sinzi ukuntu yagiye gukoresha komande. Papa arambwira ati bya byiza umpaye nimero, mwazajya nkurikirana amakuru y'umukazana. Umva nyine wakimasa ukwe nimero, bitamubwira ntizana nzandike. Nimero nzikubisemo, nyine nigira ngaho ntazo namuhaye, kuko yarambwira ati ntabwo ari ngombwa ko abimenya, hari igihe wenda wowe utabyakira neza. Ariko ngewe nta mpamvu nzikwatse yindi, ni ukugira ngo njye nkurikirana amakuru yawe numva uko umeze. Hari igihe ufite ikintu cyo gukora, icyo gihe nta kintu cyo gukora nari mfite. Bitamugasha nta na kimwe, ubushomeri bumeze nabi, nyine ibintu ntabwo bimeze neza. Arambwira ati mva ngewe si ubibona se uko mpagaze, kandi urabizi ntabwo nabaga mu Rwanda, kandi nkeneye ikintu cyo gukora mu Rwanda. Ngewe nahita ngushakira ikintu cyo gukora. Nk'umuntu w'umubyeyi mpita murakoze cyane, mwaba mukoze, ni ukuri ko umushomeri ndabihaze. Arambwira ati okay, ngewe nditeguye, wowe numubwire buri kimwe, nshaka ko bizaba surprise, umwihorere umwima amakuru. Umukobwa rero ndasheze, nanjye ati mbimubwira, wabivuga se ari wowe bakubujije? Nyine mbigira ibanga, nawe muri ako kanya baragarutse, tuganira bisanzwe. Mu kuganira rero akanyamugatisha, sheri wawe ngewe nta kibazo namugira, apfa kuba umukunda, ntabwo nakwangisha umukunzi wawe, kandi nabonye ari n'umwana mwiza, nta kibazo afite. Ati se ahubwo ibindi muri kubipanga ryari? Umuhungu aramubwira ati ngewe nagira ngo nyine ubone umukunzi wanjye, noneho ibindi turabipanga nyine mu bindi bihe bigiye kuza. Urabona nyine nta nubwo icyo gihe nari nkuze ku buryo nyine twahita tubana. Ni nko kumwirerera, nyine kuzabura akana nyine kagakura. Ndangije rero urumva nyine twaraganiriye nk'abantu basohotse, twitamo tugira dute. Icyo gihe ntabwo nanywaga inzoga n'ubundi, kuko inzoga nazinyweye nka 2 konyine.
umuhungu akajya ambwira ati wowe ugendere kure papa yanjye. Nyine twaba tunegeranye akambwira icara hariya aho nkureba, nawe akicara kure yanjye. Umuhungu se yari abizi ko papa wako kana kagira? Ntabwo nkeka ko ariko yari abizi, ahubwo yagira ngo hari ukuntu buranga iyo tubegereye tubakurura. Urumva ndangije umusore, urumva twaraganiriye amasaha agera ahakura, arambwira ati rero bebe wanjye ntabwo nkunda akagenda amajoro, ngiye kumutegera atahe twebwe dusigare tuganira. Ati nta kibazo. Noneho ka kantu yari yambwiye ko kutamuha nimero, umupapa ahita ambwira ati se wamaye nimero nkazajya amenya uko umeze. Umuhungu ahita ambwira ati oya papa, ntabwo nshaka kutunga nimero ze. Mbere ntabwo wari wayimuhaye? Nyine nari nabanje kuyimuha ariko rwihishwa. Yabikoze kugira ngo anyereke ko umuhungu we atakwemera ko nzimuha, kugira ngo nyine ahite anyereka impamvu zo gutuma ntamubwira amakuru yose ahari. Umuhungu ahita ambwira ati oya ntabwo mbikunda iyo utunze nimero z'umukobwa dukundana, hari ukuntu nyine mubwirana n'ibitari ngombwa, kandi nshaka ko urugo rwacu ntabwo ruzaba ari rusange, ni urwacu nyine, ntabwo nshaka ko muzajya mumenya byinshi ku rugo rwacu. Yego. Ubwo mpita mbyumviraho, noneho dutekereza hafi kubi, mpita mvuga buriya koko niyo mpamvu yanze ko nza kumubwira amakuru yose y'ibintu twaganiriye. Yego. Mpita mbona impamvu rero yo kubiceceka. Ndataha, umukobwa ngera mu rugo, umusaza hashize nk'amasaha nk'ane nanaryamye, arampamagara, isomeze ute mukobwa mwiza? Ni sawa papa. Kuva nyine ni nk'umubyeyi wanjye. Yego. Nta kundi kuntu wamwita kutari papa. Namubwira ni byiza papa, ngo nyine ngo kankubwire amazina yanjye, ngo ntabwo nkunda iyo mpamagaye gutyo, ngo nyine mba numva bidasa neza, ngo ngiye kukubwira andi mazina uzajya umpamagara. Yego. Namubwira nta kibazo. Nyine ambwira amazina ntabwo ndi buyavuge, yahita yimenya kandi ntabwo mbishaka. Arayambwira, ndamubwira ngiye nta kibazo mbifite, nyine ndavuga ni umusaza. Yari umusaza kuko se cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo umusaza ni umujene? Umuntu aba yarabyaye hakiri kare, ariko nyine agifitemo akantu k'ubusore. ukibona kwa nyine nibwo gusa ku buryo yakunyuka neza neza ivumbi rigatumuka. Gutumuka gusa akakwimura. Komeza. Urumva umutungo wanyuze gutimukanwa yaba kwe. Arangirije umusaza abambwiye izina nyine. Ndavuga kwa kundi nyine uvuga ati ni kwa kundi umuntu aba adashaka nyine kwitwa ibizina nk'ibyo ngibyo nta mpamvu. Yego. Nanjye umukobwa nangira kujya ntuhina utuzina yambwiye, nkadufinyora, nkatumuhamagara, nkabona yatwawe da. Dutangira kujya tuvugana video call mu gitondo na nimugoroba. Ndavuga ariko ndakunzwe, atabuko arankunda, ubu ngubu wari utarabivumbura. Ubu umusore namutsindiye. Ubwo kazi badutangiriye aho. Mu gitondo akamagara wanyweye amata, wapi jya kuri boutique ufata amata, ufata ibi nibi umamagare. Cyege nari mbayo nk'icyana cy'inyoni. Ukiraho uri kubona uri kwitabwaho cyane n'umwana na se, kandi ukabona ise ni uri gushyiramo care nyinshi, nta kintu watekereje? Uzi ikintu natekereje? Natekereje ko ari ukuba bakunze umukazana. Okay. Ntabwo natekereje ko wenda hari irindi rari ririmo. Naraze buriya nuko yankunze yankunze, yanyishimiye, nagashaka ko mbaho nabi. Keya ziraje mu gitondo nimugoroba, ariko n'umuhungu wacishamo, ariko umusaza yarushaga Keya umuhungu. Birumvikana. Uzi morning iwe agaruka umbwira ngo reba kuri phone ngo nohereje amafaranga ngo y'umugati. Yego. Tangije umukobwa ndavuga ni ibisanzwe nyine, ntago watekereza ko sobukwe ashaka kukunyuka. Ndangije nkajya mvuga ni ibisanzwe, ariko nkabihisha umuhungu, nkamubaza se papa wameze atameze neza, se wamaye nimero ze, ngo hoya be ntago mbikunda. Nkavuga nyine ubwo afite impamvu ziwe, ariko ikizima nuko tuvugana. Yego. Ahantu rero byagiye kubera bibi. Umusaza hashize nk'amezi, urumva muri icyo gihe kinini twaravuganye nk'amezi agera muri 4, 5. Ageraho arambwira ati ngiye ndenda nyine gusubira hanze, ndashaka ko duhurira ahantu tukaganira. Ndambwira se sheri wanjye wabimubwiye? Kandi narakubwiye ko ntashaka kamenya ko tunavugana. Yego.
wowe nshaka ko duhora wenyine, nshaka kugusigira igishoro ukagira ikintu ukora. Se yajyaga hanze. Yego. Mpita ntekereza amafaranga arimo, urumva? Tuyatera imibare. Mpita ntera imibare. Dore ko abakobwa n'amafaranga rwose. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo nta kintu cyo gukora nari mfite icyo gihe. Mpita ntekereza ndavuga wenda yampaye, mpita nshinga nyine ntekereza n'ikintu nahita nkora, ndashyuha. Yego. Ndamubwira nta kibazo. Tuse turahurira. Ambwira ahantu naho nari buvuge izina. Yego. Arambwira ndi bukoherereza umuntu aza gufate kuko ubwo ndabizi ntabwo uhazi. Kana ko mu cyaro se ubwo urumva nyine kandi hari i Kigali. Ndamubwira ni nta kibazo ngiye nditeguye. Yego. Baranjyanye umukobwa bamparitse ahantu. Ndinjiye nsanga umusaza yicariye ahantu mu cyumba nyine. Yego. Nabyo sinabitindaho, ntabwo nari sinekereza kure ngo mvuge ngo umuntu nzanye mu cyumba. Mu cyumba roji cyangwa wenda ni mu cyumba ahantu mu nzu isanzwe? Muri roji. Yampaye. Ako se utabeshye wagezeho sobukwe akwakira hano muri roji ntiwanabikeka koko? Ntabwo wabikeka. Aya, biragoye. None se muri roji ubwo ukihagera ntabwo wabo waragizemo n'akantu agatima kamwe karabitekerezaga basi umuntu nzanye muri rogi, ariko nabona ukuntu yiyubashye n'ukuntu nyine abamvugisha nta bintu by'uwezi, nta bintu byo kumbwira ngo uteye neza. Buriya hari utuntu umuntu abwira umuntu ukahita ubikururuka basha uyu muntu ashaka kundya tu. Yego. Ubwo nagakunda nyine ubu niko yabipanze. Yego. Nk'umuntu tugiye kuganira ku bintu bya bizinesi, umuntu ugiye kumuha amafaranga. Yego. Umukobwa ndiyicariye, ndageze nyine ndicaye, nitwaye neza, ndamubwira ati ngewe ubu ngubu igikurikiyeho ayo mafaranga nkiyabona ndahita nshaka icyo gukora. Arambaza ati ''Ese urahita ukora iki?'' Ndamubwira nti ngewe ikintu ndi bukore napanze ibintu nka 3 ndi buze kuza gukora. Rero ngiye kubikunyuriramo byose muri makeya, umbwire ngo ni igiki nyine cyaba kigenda bitewe n'amafaranga nanone uri bumbonere. Yego. Umusaza arambwira ati ngewe icyo wapanze cyose amafaranga arahari. Tise wabuze amafaranga? Yego. Abarambwira ati ntushaka kuvuga gucuruza imodoka rwose ndayaguha. Ndamubwira oya ntabwo nabishobora kuko urumva nibwo ngiye gutangira. Yego. Mubwira nyine ko nshaka gucuruza ibintu by'inkweto. Arambwira ati nta kibazo. Yego. Muri ako kanya rero twicaye aho ngaho sheri wanjye arampamagara. Yego. Ndamubwira nti ngiye kumubwira ko turi kumwe. Ahita ambwira ati oye tugiye kugira ute? Ndamubwira nyine ngiye kumubwira ko turi kumwe. Ngo hoya wikora ibara. Ngo nshaka ko biza surprise akamenya ko uri gukora. Noneho nyuma nkamubwira ko ari njye nawe tukamubwira turi kumwe. Yego. Bikamutungura nyine akumva ko nk'umuntu w'umubyeyi hari ikintu mufashije sheri wiwe. Yego. Ndamubwira nti nta kibazo nyine nabyo sinumva ko ari ikibazo tu. Ndavuga ubwo azi umuhungu we uko ateye kurenza ngewe. Yego. Burashe nyine ashaka kumutungura. Twicara aho ngaho amasaha y'icuma ndarya ndanywa. Nazi ko ibyo biryo nshobora kuza gusabwa kubyishyura. Hashize akanya rero umusaza arambwira ngewe nshaka gukora dushe. Twahuye buriya hari ahandi hantu mvuye kandi nshaka ko tujyana koga. Ni ngewe se konje noze. Nyine nshaka kukubona uvuye mu mazi. Buriya umukobwa mwiza umubona amazi amuriho. Ndamubwira nti ubu sinayisiga mu maso nyine ukabibona ukambwira niba ndi mwiza cyangwa ari mwiza. Ati nyine ubwiza bwe urabufite pe, ariko nshaka kureba ubwiza bwuzuye ni mu mazi. Njye nshaka kureba uri mu mazi. Ndabase ko ntabikunze. Tise basi turajyanamo nambaye ikariso. Oya nshaka ko wambara uko wavutse nanjye nkambara uko navutse tukagenda nkakureba uri mu mazi. Ntabwo biri bukunde bye. Ako si ubwo ukiraho basi aho ngaho ntabwo wari wamaze kumenya neza ko ashaka guhita? Ahubwo nari nangiye kugira ubwoba. Umutima wari utangiye kungatirahira ko utagiye kubyishyura ibyo wariye. Ndagira ndabati wenda ndavuga igihari nuko nagenda muri dushe njyenyine nkoga. Niba ushaka kundeba naza n'undi nyenyeri swime amazi akindiwe. Yego. Ukandeba. Ati oya nshaka kuyabona amanuka kugwaho nyine ndeba ukuntu ureba. Ni atari. Komeza. Uzi ikintu cyakurikiyeho? Yego. Narabyanze umusaza arambwira ati oya
wibuke ko ndi abo sobukwe mwita umusaza mwita kamwita umujene umusaza mujene umusaza mujene arangije aravuga ati wibuke ko ndi sobukwe ushobora kurangara nkahita mbivanga byose kandi wibuke ko nta kintu cyo gukora ufite nshaka kukuzamura nkaguha ku mafaranga ukajya kubana n'umuhungu wanjye uri umugore wifashije mpita mvuga nti ngewe kogana nawe nta kibazo yego kuko natekerezaga icyo giceri umuntu wari utangiye kumbwira mama miliyoni bitabasha iki ngiki ndakirya kabisa bati ngombe bisa n'ubundi busa ko umuntu ashobora kuburebera ubusa yego ndamubwira okay nta kibazo ibyo biro nibyo byonyine uri kunsaba nibyo byonyine yego ndabwira nta kibazo nkuyemo nsigaza nyine umwenda w'imbere yego ndamubwira okay nta kibazo twagiye koga turagenda twikojeje muri dushe tukigeramo arambwira ati oya nakubwiye ko ari buri kuramo byose muri muri kariso nahise mubwira oya no byo ntabwo ndi bubyemere arahita ambwira ati se nta mafaranga ushaka amafaranga ntabwo ushaka gukomeza kuba umukobwa w'umushomeri tumenye ko n'umuhungu wanjye atagushaka uri umushomeri bati kandi ko kumenya ari byo buriya arabizi kandi umuhungu naramukundaga nashakaga gukora buri kimwe ngo basi akomeze abo wanjye tugumane ndangije ikariso ndayimanurira turoga umusaza akajya ashaka kunkorakora ndamubwira ko wansabye ko nkuramo imyenda nkoga undeba sibyo byonyine sinabikoze sambwe ko ari byo gusa kweki uri ushaka kunkoresha ibindi ngo shango hari ukuntu ngo nyine ngo n'utubere ngo niki ngo nyine ngo ndashaka kumenya ngo ahantu iryo bere ryawe ritereye ngo mana y'isi n'ijuru ndamubwira mana ntabwo nabikora nyine mpita mbaseri urumva uba wikanzemo uhuye n'ibintu utari witeze yego ndababara ndamubwira oya ntabwo byakunda mbabarira wingerageza muri ubu buzima yego ati rero ntabwo biri bukunde mbona umusaza atangiye kunyegera umujene nakwa mbona umujene atangiye kunyegera ndamubwira se ibi bintu umuhungu wawe arabizi ko ujya ubijyamo ndamubwira uzi ko yabiketse guhera kera ndayo mpamvu yanze kutunga nimero zanjye dutangira nyine kubwirana n'abarambwira ati wowe wagakobwa wawe k'agakene ubwo uri kumva se umuhungu wanjye ubundi wamutsindira bidakunze wowe nshaka kumpa gusa ahita yerura ndamubwira nshaka kumpa ubundi nkaguha umusore wanjye ukabona n'icyo gukora ngewe bizinesi nkayigushingira ifatika yego ntekereza ko nyine ayo mafaranga nayemera pe bikanaba ariko ntekereza ayo mafaranga mbaye nyafite nkaba mfite data bukwe mbizi ko twaryamanye naciye inyuma umukunzi wanjye noneho kuri papa we nanone umutima urankomanga umwe ukambwira ati kamwe ukahita utsindira ibiceri bifatika undi ukambwira ati se ubundi ubwo aba yari ukukugerageza nta yari buguhe ari kugira ngo akurebe nyine arebe umugore umwana we ashaka gushaka aho ngaho imitima ibana myinshi nyamara aho ngaho wari ugeze mu ihurizo kandi ugomba gufata umwanzuro wa nyawo uzi gutekereza ibintu bikurwanira mu mutwe noneho hari n'umuntu utari kuguha umwanya ngo unatekereze nawe ari kukubwira ibyo akubwira ati wowe wagera ku kiri bitabaye naba atari njyewe se ubwo urumva ubundi uzabaho ute nanone ugatekereza ukavuga ayo mafaranga ko ari menshi kuko yamindurira ubuzima ariko nanone watekereza ku rukundo kuko buriya urukundo ruruta amafaranga cyane ko hari n'igihe biba ngombwa ko ruganza ndahangana mu mutima nkanahangana n'uwo turi kumwe nkorakora umutima nawe uri kumbwira ati sha bikore utsindira ayo mafaranga ubwo ndabyumva gahunda yo hasi ku mugabo ubwo byari byakomeye byari byarangiye ndimo no kubibona ambwira ati ahubwo mbabarira ati nunkura muri mudu ugatuma birangira nabyo urabizira kunsubizamo biri bukugore ndamubwira ati ntabwo biri bukunde nafashe umwanzuro yego nshaka gufata umwanzuro ndabaza se undi ufite uburyo bw'ubwirinzi yego ati oya ntabwo njya mbukoresha ngewe ntabwo nyizeye ntabwo nkwizeye kuko ntabwo tuziranye ngenda kwizeye nyine warambwira ati ngenda kwizeye kandi niyo nagutera inda si y'umuryango se ntabidanje
mana we bimbana ihurizo umutima ukambwira ati yarye ayo mafaranga yatsindire. Sha utaranakomeza sori gato ariko njye ndumva waramuhaye pe. Oya usubize komeza Mbabarira winyicire. Ntabwo ngiye mwiciye komeza. Noneho njyewe naratekereje nyine ndavuga se ubundi mbikoze ku mugani hari ingaruka. Yego. Nangira kwimvisha ko nta n'ikibazo. Yego. Uza ahantu byabereye ikibazo. Yego. Umusaza narabyemeye. Arangije arambwira ngo nizere ko ibi bintu bigiye kuba utazigera ufata undi mwanzuro wo kundeka, kuko ngeyo nijyamanye n'umuntu aba ari igihango gikomeye duhanye mu buzima kandi ntazagira umuntu ubimenya. Ndavuga uyu muntu mbwiye igihango kandi wari wanabyemeye. Nari nanabyemeye. Ubu nagashaka kuzajya akomeza umutima waje rimwe wundi uhita umubwira tumva amafaranga ntago ari we buzima bwawe, aho ugeze urakuze washakira amafaranga mu bundi buryo udace mu buryo bw'ubusambanyi. Urumva? Ndavuga se ku mugani ubundi turyamanye akaba ari kuneka kayo mafaranga ntari nashaka ari buyame. Urumva? Akanteranya n'umuhungu nikundira ngo biragenda bite. Mpita mpaguruka ndamubwira ukuntu bimeze. Niba ushaka kumfasha nk'umukazana wawe umfashe utitaye ko twaryamanye. Kandi noneho ibingibi ndi bubibwira umuhungu wawe ngumva twana tw'utugoryi ubwo se urumva yahindura iki? Werega ngende umubyeyi we kandi wowe uje mu buzima bw'ejo bundi. Nako rero kaba kanje mu mutwe. Ndabase ku mugani aramuzi uko ateye. Ndaba ngiye guhindura iki? Yesu we bimbana ihurizo ndavuga manange aya mafaranga nyafate nyange nkora iki? Ariko niyo mpamvu navuze ngo urukundo ruraganza igihe cyose. Naratekereje nekereza kabiri ndavuga aya mafaranga koko nayafata n'ubuzima bugahinduka, ariko ntabwo nazigera nibabarira ko nyine bigenze gutya. Naciye inyuma umukunzi wanjye kuri papa shahita mbwa oya ntabwo rero ukunde mpita mpaguruka ndambara ndamubwira ngenda agiye, nushaka kumfasha uzamfashe n'umuhungu wawe abizi. Koko se warambaye nyine abireba atari no kukubuza? Abireba yifasha gutya ari kumbwatisha bakobwa ntabwo nzi ko muri ibigoryi nyine ko urumva umuntu ukuruta ntabwo nyine wakurwanya wenda ngo kubuze kwambara cyangwa gufate ku ngufu. Ntabwo yigeze andwanya. Yarambwiye ngo uri ikigoryi nta n'ikintu uzageraho. Yego. Ndamubwira nta kibazo uko byumva ariko bigenda, ariko ntabwo uri Imana yanjye. Yego. Sha ntabwo namuhaye. Warasohotse uragenda? Narasohotse ndagenda. Urumva? Ahita ahamagara umuhungu we aramubwira ati nshaka ko we na sheri wawe tuzahura mwese muri kumwe. Nageze mu rugo umusore yamaze kumpamagara arambwira ati ngewe papa wanjye yambwiye ngo tuzongere duhure, ashaka kujya hanze, ashaka kudusezera. Uziduha ibintu yakoze? Yaramubwiye ngo yarabaje nyine uyu mukobwa akora iki. Umuhungu nyine urumva ntabwo ari kubeshya papa we. Ambwa muri iyi minsi nta kintu afite cyo gukora. N'ubundi rega yarabizi kuko na mbere yaranabizi, ariko nyine kwari ukwibaraguza kugira ngo amenye nyine yumve akatuvamo. Yijijishe nyine kuko urumva ntabwo ari kuvuga ngo arabizi ko nta kazi agira tutarabimubwiye. Yego. Umuhungu arambwira nta kazi agira, ariko muri iyi minsi ndimo kumushakira ikintu cyo gukora. Ngo hari igihe umuryango wacu urawibuka. Umusitipe ati ndabizi tu. Tise subizi twebwe ntabwo tujya tubana n'abakobwa tudahuje ubushobozi. Ndikanga ndababyaye ndi bigiye kungezayo. Ababwiye umutipe ati ntabwo uyu mukobwa namukunze. Mu by'ukuri niba umukobwa nta kazi agira ubwo ni indaya. Ngiye rwose ntabwo namukunze. Umwanzuro uzafate ku giti cyawe, kandi nujya kuwufata uzibuka ko ntazaba mpari. Nufata mubi ntabwo uzambona mu buzima bwawe, nufata mwiza nzaba mpari ku bwawe. Mutima uburande ndabati Imana yanjye koko bigenze biti. Ariko nyine ndavuga uko byagenda kose ukuri kuraganza cyangwa urukundo. Niba koko uyu mutipa nkunda ntabwo ari bugendere ku byo papa wiwe ari kumubwira. Niba atankunda ari bugende. Sha umutipe twahavuye nyine ubona byamuhangayikishije, yaba yambwira ati se ku mugani biri bugende gute ko papa atagukunze. Nanjye nk'umuntu wari umaze nyine
kumenya byinshi mu rukundo. Narambwira ati rero wowe uri bufate umwanzuro ukubereye. Niba wumva ari ngiye muntu ukeneye mu buzima bwawe, ndahari ku bwawe. Niba wumva nabwo utankeneye, nzigaho kubaho nyine udahari. Yego. Mutipe arambwira ati uzi umwanzuro nafashe. Ntabwo tugiye kuba abanzi ariko nyine ntabwo twabana. Yego. Ndababwira insoke niko nyine wabitekereje papa wawe arakubakira. Erega n'ubundi hari hakiri kare, ubundi se wumvaga nyine ubwo muzabana. Nyine hari hakiri kare ariko urukundo rurategereza. Yego. Ako we ntabwo yabashije gutegereza kuko yari yabwiwe byinshi. Yego. Kandi nabonye nawe yari afite ubwana mu mutwe, ari umuntu ufatirwa imyanzuro n'ababyeyi be. Tugarutse inyuma gatoya muri mu cyumba, wowe ntabwo wigeze ubishaka? Wapi? Uko nakundaga umukunzi wanjye ku buryo nta wundi muntu wari kunshitura ngo bikunde. Yego. Muri aho se mwamaze guhura wa batatu nyuma y'uko ibyo bibaye, reaction wabonanaga nyine umubyeyi we urumva ari kuvuga ibintu abizi neza, arabizi neza ko impamvu ari kubarwanya ari uko nyine wamwatse bikanga, wabonaga ameze ate? Abantu b'abanyamafuti rero nk'abo ngabo nta kibazo baba bafite. Baba bari seriye. Baba ari seriye akubwira ati biriya ntabwo ngiye nabikunze. Ntabwo nabikunze. Kuba nta kazi agira nabyo simbikunze. Ibintu byinshi nyine, impamvu nyinshi kandi ari seriye umuntu utakeka. Yego. Nyine byarangiye ntandukanye n'umukunzi wanjye kubwo kumvira umubyeyi we. Yego. Ntabwo ntekereza ko ari uko byari bikwiye nyine kugenda. Ntabwo nari kumuca inyuma ngo nkunde nyine mbane nawe. Yego. Kandi nanone nawe ntabwo yarakwiye kubireka gutyo kugira ngo nyine papa we yishime. Kuko yari afite ubuzima bwe agiye kubaka, na papa agiye afite ubundi nyine yubatse bwe afite. Yego. Okay. So iyo nkuru nakubeshye irababaje, iratangaje, ariko nyine bibaho cyane kandi wihangane, byaranararangiye. Ariko mu by'ukuri ese wabwira iki aba papa nyine bateye gutyo, berekwa abakunzi n'abana babo, abasore bakumva nyine bahita bagira ute, bashaka gufatirana abakunzi b'abana babo, kumva baryamana cyangwa babakoresha ibindi mu nyungu zabo? Abantu nk'abo wababwira iki? Ikintu nababwira, abapapa nk'abo ngabo bisubireho. Yego. Kubera ko baba bafite ubuzima bwabo bubatse, kandi ndakeka niyo baba barabangamiwe n'ababyeyi babo, ntabwo ibihe turimo ari ibyo guhitiramo abana bacu. Yego. Ahubwo ibihe turimo ni ibyo kugira inama abana bacu, wenda ubuzima umurongo bagakwiye kugenderamo, nabo ubwabo bakihitiramo ubuzima bashaka kubamo. Ntabwo bikwiye ko nyine wasaba umukazana wawe, cyane ko aba ari nk'umwana wawe. Yego. Ko numvaga se ngo kera ngo n'ubundi ngo ababyeyi barakazanuraga abagore b'abahungu babo. Nanjye njya mbyumvaho, ariko ntekereza ko uwo muco wari uwa kera. Niko uwo muco kera wari umeze, cyane ko byakorwaga bizwi. Yego. Ariko ubu ngubu biri gukorwa ntabwo bizwi, ni rwihishwa. Rero ntabwo tuzagendera kuri ibyo ngibyo. Bahaye uburenganzira abana babo, bubake ubuzima bwabo uko babitekereza, cyane ko nta rugo rwubakirwa mu rundi. Yego. Okay, aho ni sawa cyane. Bantu mudukurikiye rwose, mwandike muri komenti tubwire iyo nkuru ukuntu muyumvise. Ese wowe ni iki mwumva byaba bigusigiye nk'isomo? Ese wowe byakubayeho? Rwose mwajya mutubwira. Kandi ikindi ntaguciye mu ijambo. Yego. Ikindi kintu nabwira abakobwa. Yego. Abakobwa bagenzi banjye nabo biga kwifatira imyanzuro cyane. Bamenye se ibi bintu ngiye gukora ntabwo igihe kizagera nkicuza. Yego. Umenye ngo ibyo ugiye nta kintu na kimwe kitagira ingaruka. Zishobora kuba mbi cyangwa zikaba nziza. Ariko tujye tumekinga sure neza ko inzira turi kugenderamo ariyo y'ukuri. Niba ufite urukundo koko ureke urukundo rwicira inzira. Ibikubaho nyine biba ari bya bindi Imana yagennye ko bizakubaho, ariko atari wo byiteye. Yego. So rero nge ndumva kabisa ari sawa cyane, ariko mu by'ukuri niba tubwije ukuri koko ukaba utarabashije kuryamana nawe, waba warabaye intwari kabisa. Ntabwo nari kubikora cyane. Ubwo aho ngaho iranka ryawe waba urifashe kuko urumva wirwanyeho kandi birakunda.
yego. So rero ngende ndumva twasoza ikiganiro, ndakeka nibyo twateganyije kuganira, kuko warumva ati hari inkuru mfite nshaka gusangiza abantu banjye ndetse n'abakunzi ba hano. Niba nta kindi wakongeraho twasoza ikiganiro. nta kindi. Yego, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, n'ubutane tugukenera tuzakubone. Namwe mbabwira ngo mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira muri iki kiganiro, ndabashimiye cyane, n'iby'agaciro. So nababwira ngo kora subscribe niba utayikoze, ahasigaye dukomeze kubana mu nkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, kandi kubatumirwa batandukanye tubagezaho. Ndabemera sana.